ngiye nari nzi ko Fisto atakongera gutekereza se mu buzima bwe. Ngiye namuhe nagize namubwiye numva rero Fisto nimba wumva wishakira papa wawe kugira ngo ujye uvuga ngo ngiye mfite papa, namubwiye ni wowe genda wishakire ugende usange papa wawe. Mwumanyeho kubera umuruho nzi namukoranyeho nkajya kumushakira kundi mugabo. Ako niko gahinda ngewe ngira ka Fisto. Avuye ku ishuri namwishyuriye, ise ntiyamwishyuriye. Urumva? Ndagoragoje ngize gute aje atariko nimba hari aho bahuriye nimba atari aho bahuriye simbizi. Ihanga ni ukigomba kura. Kimo hano no gitabye. Yesu we. Ngiki Mana yo mwijuru we. Nibi byanjongereje burya. Nibi ngibi. Nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose, gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe. Avura amarozi arimo nk'ibitegano, ibihuhirano, ibigaburano, nyabingi ndetse n'ibindi. Ikindi kandi agakongora inyata. Ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira. Ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Ndabasuhuje mwese aho muri abarwaye mukomeza kwihangana ndetse n'abameze neza, Imana ikomeze ibarinde. Uyu munsi turi muri yanzira ijya kwa mama Uwase, ngira ngo murabizi ukuntu bushize byagenze, murabyibuka ko bitagenze neza. Haraciyeho igihe mu hagati y'ukwezi cyangwa amezi abiri tutamenya amakuru ye. Muribuka ko na Fisto yavuye ku ishuri mu gihe cy'ikiruhuko agasanga mama we ntibigende neza. Abakurikiye ikiganiro mwumvise uburyo yisobanuye avuga uburyo mama we yamwirukanye, amubwira ko ari wamuteje ibibazo byose n'ibindi. Ni byinshi, ni ibintu birebire abagikurikiye ngira ngo mwarabyumvise. Rero nyuma y'igihe kinini mama wase tutamenye bye, tutamenya n'impamvu yirukanye uwo Fisto, tutamenya n'ikibazo yagize ku giti cye, kuko twumvise ibya Fisto gusa. Twagize amatsiko yo kumenya ese we nyirubwite nka mama we niyihe mpamvu yatumye avuga ati uyu mwana se mushaka. N'uburyo yakundaga Fisto byari ibintu bigaragara, yamukoreye byinshi cyane nk'umwana we yabyaye nyine w'imfura, ariko nyuma tuza kumenya ko byahindutse kubw'ikibazo yari afite ku giti cye. Rero twari tuje kugira ngo tumusure mu rugo, tuganire nawe kubwe, twumve nawe icyamuteye gufata uramwanzuro kwirukana umwana, cyane ko umwana atari buzira ibibazo by'iwabo. Murangira ngo muruka ko papa Fisto yashatse undi mudamu bakabana, uwo mudamu akaba yaranze umwana. Hagati aho nyine Fisto ari mu kiragati ntafiteho kuba, ariko by'umwihariko nka mama we tuzi ko ababyeyi baba mama bagira impuhwe kurusha ikindi kintu cyose. Ntekereza ko wenda mama Fisto afite impamvu ye yihariye yatumye wenda afata umwanzuro wo kwirukana umwana we, nawe ntitwamucira urubanza. Ari nayo mpamvu twari tugiye kumusura kugira ngo adusobanurire icyabimuteye. Ushobora gusanga nawe afite impamvu yumvikana yabimuteye, cyangwa se ari n'indi mpamvu cyangwa ari ikibazo yagiranye n'umwana. Gusa papa we yari yaranze kumufata, avuga ko nyine umugore we atamwemera. Nawe agaragara nk'umugabo waganjijwe n'uriya mugore cyane, kuko nta kuntu waba ufite umwana waramubyaye ngo umugore washatse wakangahe akubuze kubana n'umwana wawe. Ni ibintu bigoye, ariko reka twe kubitindaho, ukuri nibo bakuzi. Gusa icyo mfite nuko ntaramenya ahantu Fisto muri iyi minsi, ariko kuko mperuka papa we yaranze kumucumbikira amubwira ngo arabanza abaze umugore. Abajije umugore amubwira ko atamushaka. Ntabwo ndamenya uko byarangiye, ariko reka tubanze tugere kwa mama we tumubaze ese ni iki cyatumye wirukana umwana wawe wakundaga, wakoreye byinshi cyane, witanze kubwe ukemera gutandukana n'umugabo. Ngira ngo muribuka ko papa wase yagiye kubera Fisto. Papa wase yahitishije mama wase kuvuga ati bagumana nanjye cyangwa umwana umwohereze kwasi. Mama wase ahitamo kugumana n'umwana, ariko papa umugabo waragenda. Urumva ko yahisemo agahitamo umwana we, ariko kuri iyi nshuro yahisemo kumwirukana. Niyo makuru yatugezeho. Reka twegere imbere tugereyo tumubaze ubwo aratubwira impamvu yatumye yirukana umwana,
tubyumve, ushaka gusanga byumvikana kuruta n'ikindi kintu cyose. Nagira ngo tugereho tumuganirize twumve koko niba yarabikoze bitewe n'indi mpamvu cyangwa niba ari bwa buzima tubamo bwa buri munsi buduhinduka. Nabyo birashoboka, gusa umwana n'umwana agomba kugira haba kuko ntiyaba mu gasozi ise na nyina bahari. Ntabwo umwana yabaho nk'imfubyi afite ababyeyi, yaba ari amakosa cyane. Reka tugereyo rero turebe ukuntu bimeze, hanyuma tumenye ukuri ahantu kuri hagati ya Fisto, mama Fisto, papa Fisto. Uko biri kose umwana ntabwo azabura ahantu, niba bari hafi, kuko ndabizi ko hari abantu benshi bakomeje kwibaza koko nimba bavuga ati uriya mubyeyi ko tuzi ko yakundaga uriya mwana. Mwiriwe neza, mukomere, iminsi myinshi. Amakuru ni meza, turaho. Umerewe utese? nanjye ndaho bisa ndabona umeze neza. Ko wabuze tutakikubona? Ko wabuze? narabuze kubera akazi kenshi no gushakishiriza abantu. Amafaranga ari kuboneka se? Ni buke buke. Iyo akazi kabaye kenshi n'amafaranga baboneka. Oya, ni buke buke muri no mpeshyi. Amafaranga ntabwo ari kuboneka. Yego, hari haciye iminsi tutaganira, ubwo abantu benshi bakomeje babwira tuzajye kwa mama Uwase umutubarize ibyo inkuru twumvise. Ubwo ntago ndibwirirwe nca ku ruhande kuko wamugane niba usiga bafite ahantu kuri udufaranga nuko turaganira vuba vuba kugira ngo nkore kugende. Ngira ngo hari hashize iminsi tutaganira nawe ku byatewe n'ikibazo cyavutse, wenda wamugani umuntu aba yiruka hirya no hino, ariko twamenye amakuru wenda atari meza hagati yawe n'umuhungu wawe. Fisto yaranganirije ambwira ikibazo yagize mwagiranye, hanyuma n'abadukurikiye barabyumva, ariko abantu benshi bandika muri comment bavuga ati ntago wakabikoze nk'uko umwana yabisobanuye. Ndavuga nti umunsi umwe nzafata umwanya nze nkurebe, hanyuma gusobanurira abantu ko abantu benshi baravuga ati ntago mama Uwase ukuntu yakundaga Fisto, ibintu byose yamukoreye ntago yaba yaramwirukanye muri buriya buryo byakuze si byo. Ndavuga ni nzaza nkurebe, hanyuma usobanurira abadukurikiye niba koko waranabikoze, impamvu yarabiguteye, kuko nk'ubu Fisto nta hantu afite ahagaze, nyine ari aho ngaho. Ise mukase yanze kumwakira, nawe ngo waramwirukanye. Muri make tufuza kumenya nyine byagenze bitagati yawe na Fisto, niba ari we wabisobanuye nabi, niba yarakubeshye, niba mbese tukamenya inkuru irambuye, tukamenya ngo umwana byagenze gutya. Urabizi ukuntu naruhanye Fisto, urabizi ukuntu nasohotse mu nzu iwanjye ndi kuruhana Fisto, urabizi neza ukuntu nasize abana mu nzu nkabasigana na papa Uwase. Yego, tukajya kuba mu Kigunda, tukaba muri wese, tukagira gute. Urabizi ukuntu Fisto namurwaje, nubizi? Ntago wamfashije, ariko buri umwana hari igihe abona yorohewe yarangiza akazana ubugoyiki. Fisto urabizi ko ubushize nari namwohereje ku ishuri. Fisto aragenda ajya kwiga. Fisto agarutse numbaze ngo yahuriye hehe na se. Ise ashaka buri munsi. Ashaka papa we ni ise umushaka? Oya, ise ashaka buri munsi. Fisto avuye ku ishuri, njyewe yarambwiye ati ndashaka kugira ngo nsange papa. Njye nari nzi ko Fisto atakongera gutekereza se mu buzima bwe, bitewe n'ubuzima naciyemo uko bumeze. Nta n'umwe utabizi, abamfashije baramfashije, umva sinabona ibya Fisto. Ndangije mbitekereje ndamubwira ni kuko n'umugore we bari kumwe, bari bamaze gutandukana. Yego, ndamubwira rero noneho wowe kurikire papa wawe, ntago umwana yakubwira ngo papa. Uzi n'ibibazo nahuye nabyo, uzi urugamba narwanye narwo, uzi ukuntu naruhanye umwana. Ndamubwira ngaho igendere usange papa wawe. Umwohereza gutyo? Nuko namwohereje. Wari twashatse undi budamu cyangwa ntawe turabimenya? Mwohereza. Nari maze kumenya ko Asiya batandukanye, ariko umwana nawe akazambwira ngo papa, kandi nta nubwo ari gutekereza ngo papa azina nyina ibihuru twararanyemo. Yifuzaga se kubana na papa we, yagusabaga iki avuga papa? Yashaka kujya kubana na se? Njye numvaga ari kumbwira ngo arashaka kujya kubana na papa we, kandi nkamenya yuko Asiya batakibana, batandukanye. Noneho ngiye ibyo nkoze byose ahubwo nataha nkabona umwana ari kuntera umujinya. Mwohereje ku ishuri aho yaravuye urahazi, urumva?
ndavuga ni rero reka nohereze umwana yigira aho ashaka agenda, nimba ari se babane, nimba batabana babireke, ibyo ntabwo byandebaga. Ndavuga ni nagenda yirwarize kuko namaze gukura, igihe namuruhanye kirahagije, kandi urabizi neza ko ahangaha mfite iki, abana batoya ngomba kwitaho. Ubwo rero Mana ya Aburahamu, hari igihe uruhira umwana, naramuhingiye, namukoreye umusiri, nakoze imisiri, nakoze ikiyede, njya kwikorera Simana na kimwe nakoze. Baramuroga barakuroga byose murabizi. Hanyuma nakora iki muri ibyo? Umwana yakubazaga papa uramuhereza ntiwamwirukanye? Njye ntabwo namwirukanye, naramubwiye, we yarambwiraga ngo Isa atarashaka umugore, akambwira ngo reka nzane papa tubane. Nimba papa rero yarabaye papa ntabwo mbizi, urumva. Ndavuga ni rero njyewe ntabwo nshaka kubana naswo. Ati noneho njyewe reka nigende nsange papa, kandi namubyumvikanye. Oya, naramubwiye niwe nimba wishakira papa wawe, sibyo? Aho naraye mu bihuru ntabwo naranye na papa we, naranye na Fisito. Aho naraye nkira amaguru hanze ntabwo naranye na Fisito. Ndavuga ni rero we nimba wishakira papa wawe mugende mwijyanire. Ngaho nuko nguko byagenze. Uko tubwiye nuko Fisito yatubwiye, Fisito hari ibyo numise numva ko hari ibyo yongeyemo, kuko umwana yarampamagaye numva n'abarambwira ati nabuze aho njya mbabarira njye. Yabuze ahaje. Njye yaravusohotse mu nzambwira yuko ashaka yuko n'ubushize hari igihe yambwiye ngo arashaka, ubushize nimba ubyibuka yarambwiye ngo ndashaka yuko papa ufasha papa. Njye nabufasha mfite bwo gufasha papa we, kuko ibyo bankoreye birahagije, n'umugore we nta n'ikindi kintu narenzaho. Wenda uradusobanuriye ni nabyo gusa Fisito we mise numva ko Fisito hari uburyo yabivuze mu buryo butari, ni imyitwarire ya se. Nimba nyuma yaho yorohewe, urumva aho yari arwariye hangandi kwitegura serikeyi, ubwo naho yorohewe, urumva. Ariko Fisito akimara kumbwira uko, nkareba imvune navunitse nk'umubyeyi, njye namuhe nagize namubwiye numva rero Fisito, nimba wumva wishakira papa wawe kugira ngo ujye uvuga ngo njye mfite papa, namubwiye ni we genda wishakire, ugende usange papa wawe. Kandi noneho ikindi nari nzi ko amaze gutandukana na Siya, amaze gushaka undi mugore. Ndamubwira ni rero wowe igendere, ahubwo urwishe yanka ruracyayirimo, n'ubundi umusaraba ndacyawikoreye ku umwana. Rero mamagara ambwira ati Keza urihenda gushaka afite iki arira, ndavuga se Fisito bayiki, ambwira ati mama yanyirukanye. No murengo yuko yaravuye ikuzimu, hari yaravuye ikuzimu. Mama arambwira ati waransenyeye, watumye umugabo wanjye papa. Njye yarambwiye ngo mayi kubaho navuga ngo papa, nabona papa ntago binyoroheye. Kandi ikindi reka maze nkubwire, kubaho nabona papa ubuzima azi twabanyemo arabuzi, sibyo? Uburyo wabivuze, uburyo wamubwiyemo sinzi impamvu yese abihindukiza akabyita kumwirukana, kuko ndanabyibuka namuhaye yambwiye ngo aracumbitse, hari umuntu ngo hano sinzi hari icyo utakoze nyine, hari icyo utakoze mu buzima bwawe. Naramufashije icyo gihe, arambwira ngo harahana acumbitse ngo muturanye, baramucumbikiye iminsi 2. Ndamubwira rero reka ndahamagara papa wawe muvugishe ujyeyo, kuko ariko njye nari mbizi ko ashatse undi mugore twanaganiriye. Njye nabimenye nyuma tugezeyo umugabo ati mfite undi mugore ndabanza mubaze, urabizi nawe nabonye abashije umugore ati si ntabwo umwana mushaka hanange nataye abanjye nuza na Fisito aza kurera umugabo. Umugore aravuga ati umuntu w'umusore ungana gutya cyane namubyaye, ubu arashaka kundukira bwa kangahe ke. Noneho umugabo ati nanjye ntago nagufata umugore atakwemeye. Uzi ikintu kiri kumbabaza, nuko nataye inshuke ngakurikira Fisito, urumva niko gahinda mfite na n'isa mu mutima wanjye ntago kazashira. Mwirukanka nkasara nkamera nk'umusazi wikorera amashashi ku musozi. Nta mwana ukuri imbere y'umubyeyi, n'uwashatse arijya gukorera amakosa ukibaza uyu mwana naramubyaye ndi nyina. Ariko niwe mfura yanjye nabyaye bwa mbere, urumva namwumanyeho kubera umuruho nzi namukoranyeho nkajya kumushakira ku wundi mugabo. Ako niko gahinda njyewe ngira ka Fisito. Avuye ku ishuri namwishyuriye, ise ntiyamwishyuriye, urumva ndagoragoje ngize gute aje atariko nimba hari aho bahuriye, nimba atari aho bahuriye simbizi, urumva. Arangije ambwira atariko mama
njye nubwo nje ndashaka kubana na papa. Akimara kumbwira ngo ndashaka kubana na papa, nanjye nahise ubwanjye ngo muri koma. Ndavuga ni umwana ukuntu yanduhije, ukuntu nateye induru nkagira gute, azi ko se nta kintu yamumariye, azi ukuntu yavuye ikuzima akajya ibuntu. Ndavuga ni ese wamana wenda bigenza gute. Umugore yamubwiye ati ngende mukaso sindinyo habwe yarenzaho mukaso w'ibindi byose kandi sinzakorera iso nanjye kugucumbikishiriza cyangwa gukodeshereze singushaka. Ubwo twahise twumva ko amakosa ari ayawe. Tuvuga tuti mama wase yarahindutse, mama wase byagenze bite kubyirukana umwana yaruhiye yavunikiye, ariko ke urabona nafata umwana twararanye mu kigunda, amaguru asohoka hanze ninjiye mu nzu y'abandi nazi, nkafata umwana nkajya guhingira abantu kugira ngo umwana ararariye, inshuke ziri mu nzu mvuga ngo wenda ise kubera ko ari ze yabyaye ari kuzitaho, uwo nazanye niwe ari kunyirukankana, nkafata umwana nk'uriya ndi kwishyurira ishuri nkamubwira ni ngaho genda. Ibyo bintu birashoboka? sinzi icyo yaragamije uriya mwana gusa nyine ni imyumvire ya se, ni imyumvire ya se, kuko Fiston ntago namurenganya. N'ubushize igihe yabaga kuriya yarambwiye ngo mama wazanye papa mu nzu, ndamugane ntago bishoboka ngo kugira agahinda si uguhora urira cyakoze. Ndabona ibibazo byanjye bitazashira. Nyine yamushyizemo imyumvire ye mibi. Kandi rero abahungu bakunda niba bakunda base simbizi. Oya abahungu bakunda base. Ati wowe reka nkubwire. Hagati yawe na ya papa na niba barahari. Suri imfubyi ugomba. Ntago ari imfubyi afite se na nyina. Ariko afite se w'ikigoyi. Ise reka mukubwire. Ntago nareka kubivuga. Simbizi. Yashatse umugore mukuru arakuruta. Reka. Oya ariko nanjye ndashaje nashaka ashaka ntacyo bintu. Ufite nabuzukuru. Umuruta kure. abataye wawo aramutegeka aramubwira ati ngiyewe hano ni iwanjye, atangira kuvuga ko iyo nzu ngari wese ngo ndi chambrette. Umugore yitera hejuru, ndavuga araje gusa papa nuzi yarambwira ati gese nabona afite umugore. Neso yari afite umugore. Neso yari afite ntago yari umugore ibyadukore ntago bize. Kuba yashatse ngo barakundana bamuhate ariko kuva Fiston yagera ngani bakundane nyine ngiye ntago mbabuje. Ngiye kimba umwana wabyaye waba umutunze. Uzi ikintu kimbabaza? Nibyo bankorera umwana nta kindi kintu kimbabaza. Nk'umwana wanjye akimara kuva hariya uziko namwohereje ku ishuri akajya kwiga. Urumva? Uwiteka yamfashije n'ababasha kumfasha bakamfasha. Umwana yagaruka akagaruka anyibirandura ambwira ko ashaka se, yibagiwe yuko nabwiye se na make ufite, nta n'ikinyomoro ufite ngo duhe umwana, nta nayo kujya kumuvuza ufite, akambwira ngo nta kintu na kimwe nifitiye. Ako niko gahinda mfite ngiye muri njye. Nyine icyo ngicyo nicyo kintu ngewe cyane umujenda mugana umva rero mwana wanjye nimba ushaka gusanga sko wowe genda wikurikirire so. Ako niko gahinda nagize mu buzima. Ndangije ndavuga ni rero reka nohereza umwana none se uzagwira imfura usige bucura. Nese nari kongera kugenda nkavuga nimba papa wase yarananya abana akagenda ndi mu gihuru nagaruka ngasanga abana banje mu nzu, nari kongera nkirukanga nyuma ya Fiston ngo Fiston wigenda. Ibyo bintu bibaho. Gase wonyine wo kwitaho abafite wo kwitaho barahari bandi. Ise nawe ntazatuma. Hari n'abatoya mfite urabizi. Mfite Fiston wa papa Fiston. Yego. Nkagira n'abapapa wase. Urabizi yuko mfite umwana w'inshuke akeneye kujya kwiga akakenera gutaha. Icyo gihe nabasigiye se. Abana ntibareba kure. Ubu ngubu uzi keretse ubu ngubu mvuze ngo ahubwo naramurebye nshaka kuvuga ngo ndambike hasi nsanga nindambika hasi ari bundusha imbaraga kamuragura. Bitewe n'ibintu yambwiye nkatekereza agahinda nagize, ngenda n'igitiyo n'ingofero ku mutwe n'ikarayi mvuye gukora ubuyede, nkatekereza uburyo kinamusigiraga ibiryo mu nzu turarana amaguru hanze. Urabizi ko inzara we yitwishyuriye kugira ngo tubemo. Ibyo byose narabitekereje navuga ni umwana rero nshobora gupfa ubusa nawe. Nambwa numva rero mwana wanjye nimba wishakira papa wawe
washatse umugore akaguhinahina kuriya nkavuza induru ahantu hose ni wowe igendere n'ubundi isiko yishakiye undi mugore ugende mwibanire. ukimva ko yashatse undi mugore se wabyakiriye ute? Sha nta kintu nabyakiraho nta n'icyo bikimbwiye. Ikimbabaza ni Fiston watumutse. Ikimbabaza ni Fiston watumutse yirukanka ngo arashaka se. Nimba se yaramuroze, nimba byaragenze biteye. Ese aca inyuma akereka umwana akamushaka, ariko twe Akajya yerekana ko umwana nyine nta kibazo. Kuko urumva nese umuntu uvuga ngo sinaka. Ariko n'ubundi amukuranga umwana yaramushakaga. Amukura iwanjye ari kumushuka. Yamujyanaga hese ntahafite yaramujyanye iwe. Urumva? Urabizi umwana ambwira ati mama ati ngewe nimba udashaka yuko tubana reka nsange papa. Ndamuganira noneho sinzi naho bahurira aramupakira umwana ndamuganira wowe genda. Uko yavuye urakuzi. Usko yavuye ari umurambo. Aho nagiye kumuvuza amafaranga urayazi ayo natanze. Uri kugira ngo nkore iki koko? Nacyo. Urumva ni byiza no kumenya ukuri twagenderaga mu byo Fiston yatubwiye. Niyo mpamvu nawe navuze ni nzaza nkubaze tubwire koko niba byarabayeho tubwire impamvu birukanye. Uriya ni imfura yanjye nabyaye kandi namubyaye ndi mu bibazo pe. Urumva? Namubyaye ndi mu bibazo mwitangira nka Yesu. Urumva? Abo nabyaye ndabasiga mbasigira se urugamba narwanyu uraruzi. Aho mujyanye uko byangendekeye urakuzi usibye Uwiteka wenyine n'abantu bamfashije. Nta kindi kintu nari kubona narenzaho. Ngize amahirwe mbona arazanzamutse. Urumva? Nese ubu nakora iki kintu? Urumva Fiston uburyo bivuze twumvise ko ari wowe kibazo ariko nago nigeze mbere ikibazo. Nago narana umwana nawe mu kigunda ngo turarane hehe ngo nindangiza mvuge ngo nagiranye umwana nawe mu kigunda ngo nagize ikibazo cy'umwana nabyaye. Fiston twajyaga inama ariko yakubitanye nase yinjira mu nzu y'anama yarangiye aramuvidura. Akambwira ati mama ati rwose narakuruhije nagize gute atariko mati ati ibyo nzagukorera n'Uwiteka ubizi ubu ari kubinkorera. Ambari kuguteza uramugabo. Oya uramugabo. Icyo nabonye cyo uramugabo akunda abana. Yarandaye ati sinabira aho ntibikunda. Ibyo nibyo biramureba. Nagenda bagara. Nagenda hinga agere no mwibagara ibyo ngibyo nago bindeba ngewe. Gusa ikimbabaza nuko agenda n'umwana wanjye. Atigeze agira n'ikintu yafashije. Niko gahinda ngira. Reka ngushimire rero. Nje Fiston akimara kuza akambwira ati mama ati reka papa Fiston agaruke. Nese ibyo bagukorera biza ati reka datubu yazanye undi mugore ibyo ngibyo ngiye kugenda mbasange. Fiston naramurebye mbura icyo mukorera. Reka nkureke n'icyo nashaka no kugira ngo usobanurire abantu babyumve ko nta ruhare wabigizemo ku mwana utamwirukanye. Shana ruhare nago arana n'umwana mu kigunda. Urumva? Aho twagiye nawe wari waducumbikiye. Icyo ni icyambere urabizi kwaje kwadusura. Ngewe naragiye mbona akazu ninjiramo nanabaje ngo nyirako ninde. Urangije urankodeshereza. Urabizi ko wankodesheje tukajya mu nzu umwana akiga. Abavandimwe banera inkunga banyumvaga mbona umwana asubiye ku ishuri nyuma yabwo ibibazo nagize barabizi baramfasha umwana aravurwa. Ubwo se ikindi kintu nakora ni igiki ke? Reka kuvuna. Urakoze kudusobanurira abadukurikiye nawe mu byumve hari uburyo umwana haraho umwana agera akakunanira niko nabyita cyangwa agashukwa na papa we. Reka dutegereze uko biri kose turasobanukiwe umwana afite uko we na se bajye bahura bakagira ibyo baganira mama watazi ariko uko biri kose umwana nawe ari gukura azagira amenye ukuri.